turasuje merhaba the laps immediate kuri PNP Empire buri wese aho uri wese udukurikiye turagusuje cyane turagusuje uyu munsi rero inkuru zacu zaka tugiye kuzitangira ku nkuru ishyushye cyane y'umukobwa Miss Inshuti Muheto Divine nyine wakanyujijeho muri iyi minsi rero cyangwa se muri ibi bihe turimo ubu ngubu umukobwa akaba yamaze kugirizwa mu Rwanda cyangwa se imodoka ye ikaba yamaze kugerwa mu Rwanda. Ni imodoka rero yatsindiye ubwo yatsindiraga irushanwa rya Miss Rwanda 2022 ariko ntabwo igihembo nyamukuru mu imodoka nyine Hyundai yari yabyemerewe ariko ntazi kuyihabwa. Uyu munsi rero nibwo tukubwira yuko iyi modoka yamaze gusesekara hano i Kigali, biravuga ko hasigaye ibiganiro hagati y'inteko y'umuco yaguriwe irushanwa ndetse n'ikigo cya Hyundai cyayitanze nk'igihembo cyo kuzaba umukobwa usekana ikimba rya Miss Rwanda uyu mwaka. Uwo nawe rero ni Inshuti Muheto Divine ngubu ukurikiye mu gukurikira n'umusore witwa Prince Kid wahoze ahagarariye cyangwa se n'ubu gihagarariye ikigo cya Rwanda Inspiration Backup cyahoze gitegura irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe byagiye bitandukana bigiye bihise. Reka dukomeze inkuru yacu rero ku bakobwa beza cyane biteguriye cyangwa se bakitabira irushanwa rya Miss Rwanda 2022 ubwo bari hari Kamonyi mu misozi ya Kamonyi rero abakobwa bitabira irushanwa bagaragaje ubuhanga n'ubuhanga rero buhanitse cyane ubwo bazamukaga ibitaro bya Mpushi n'imisozi nyine biri mu misozi ya Kamonyi. Abakobwa rero bagaragara mu sports clothes rero amajesi meza cyane, abakobwa b'ikimero beza cyane kabisa bagaragaza impano zabo bafite. Reka rero inkuru zacu tuzikomereze nyirange yagiye gatandukanye tukubwira ko muri ruri kwaka hano hirya muri Goma cyangwa se no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abarwanyi ba M23 bakaba bafashe ibirindiro bikomeye bya gisirikare bya Rumanga muri Kivu y'Amajyaruguru. Abadepite rero bahagarariye intara ya Kivu y'Amajyaruguru bavuga ko ari ukuvogera ubusugire bw'igihugu cyawo cya demokarasi cyangwa se igihugu cyubakiye kuri demokarasi ngo ni RDC Republique Democratique du Congo. Kuva muri Werurwe uyu mwaka rero umutwe wa M23 watangiye imirwano y'igisirikare cya leta gusa iza guhoshwa gatoya ariko yongeye kubura igihe cy'umweru gishize. Yongeye kubura umutwe rero ubwo M23 wajyamaze kugera neza aho yenda gufata na Goma rero nyuma y'agace ka Rumanga yose Kivu y'Amajyaruguru yose rero bakaba bashaka kuyisasira. Rero tukiri no ku kibazo rero tukubwira yuko ngubu Rwanda cyangwa se sosiyete nyarwanda ikorera mu bwikorozi cyangwa se ishinzwe ubwikorezi bw'ibintu n'abantu mu kirere ikaba yamaze guhagarika ingendo zaho zikorera haraye muri Kongo cyangwa se mu mijyi irimo Lubumbashi, Goma ndetse na Kinshasa. Ni nyuma rero y'icyemezo cy'ubutegetsi bwa Kongo kihagarika neza ku mugaragaro iyi ngiyi cyangwa serivisi za Rwanda ya mu gihugu cyabo bakaba babaninzwe cyangwa se icyo bita bahagaritswe kuba bakinjira muri icyo gihugu. Ubu rero bakaba bahagaritswe nyine Rwanda yatukubwira nyine yuko ngubu nayo yamaze gusohora itangazo rihagarika burundu cyangwa se murakanya burundu muri aya masaha y'imirwano ikiri hariya. Bakaba bahagaritse bagendeye kuki bari bagendeye rero ku cyemezo cyatanzwe n'ubutegetsi bwa Kongo bakaba bacyubahirije. Bantu rero mwamufite amatike yo kujya hariya n'umuratega ibifaru cyangwa se mugende n'amaguru cyangwa se wenda muratega n'imodoka nyine ubwo ngubwo urabyumva muragenda n'amaguru muce Goma cyangwa ahandi hose mwanyura. Rero umwuka utari mwiza rero kubera yuko Kongo ikomeje gushinja u Rwanda kugira uruhare mu gufasha M23 ariko ntabwo ibyo ngibyo leta y'u Rwanda byemera kuko nta bimenyetso bafite bigaragaza yuko RDF yaba ariyo yafatanyije cyangwa se yakoresheje mu bijyanye no gutera inkunga umutwe witwaje intwaro wa M23. Tukiri kuri icyo kibazo rero tukubwira yukuntu Kainerugaba cyangwa se General Muhoozi Kainerugaba akaba ari umusore cyangwa se umuhungu wa General Kaguta Museveni Yoweri akaba nyine ari perezida wa Uganda. Rero uyu mujenerali wa UPDF cyangwa se Lieutenant General akaba yavuze yuko M23 cyangwa se
akaba yihanangirije FDLR rero ni umuryango cyangwa se n'ingabo, ni umutwe witwaje intwaro cyangwa se ni umutwe w'abasirikare, igisirikare cyitwara gisirikare uherereye muri demokarasi ya Kongo. Rero akaba yamaze gutangaza yuko yamanika amaboko cyangwa bitari ibyo ikishyikiriza UPDF cyangwa RDF bikiri mu maguru mashya mbere yuko bajya kuyumishaho umuriro rero bakayirimbura bya burundu. Ibi byavuzwe rero n'umusore cyangwa se umuhungu wa General Kaguta Museveni ariwe Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba hariya mu gihugu cya Uganda. Akaba yavuze ko rero nibirindiriza gato cyangwa se bakiraza i Nyanza mu kwitanga no kumanika amaboko, ubwo ni FDLR yabwiraga, akababwira ati mu kizitwa operasiyo Rudahigwa rero bazarimbagura uyu muryango cyangwa se umutwe witwaza intwaro witwara gisirikare uherereye hariya. Twakubwira rero ko FDLR ari interahamwe zahunze cyangwa se zahungiye muri Kongo nyuma yo gukora jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bavuye mu Rwanda. Aba rero bakomeza bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, noneho ubu ngubu bakaba bamaze gufatirwa mpiri rero na UPDF, ndetse aho Kainerugaba avuga ko yazafatanya na RDF mu kurwanya uwo mutwe witwara gisirikare. Reka dukomereze rero hariya rero ubu munsi rero ubwo mu ijoro ryakeye habaga ibirori bikomeye cyane byibutsa abantu nyine cyangwa se bishingiye ku bya kera cya World Music Festival. Yabaga hari umuyoboke Alex umujyanama w'abahanzi, akaba yari mu bantu batabiriye rero iki kirori nyine. Akaba rero aritabiriwe n'abantu batandukanye cyangwa se b'ibyamamare, harimo umuyoboke Alex Munyakazi Sada, turamuzi ko yahagarariye cyane igihe kirekire cyangwa se ari perezida w'ikipe ikomeye hano Rayon Sport Football Club. Akaba yarayihagarariye rero uyu musore nawe cyangwa se uyu mugabo udakunze kuvugwaho rimwe cyangwa kuri pana kuri Twitter kabisa, muramuzi mwese, Sadat Munyakazi. Rero akaba nawe yakacishijeho muri All This Music Festival, yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye. No DJ Pius rero ubwo yinjiraga nawe muri iki gitaramo nawe akaba yari yambaye mu buryo butandukanye budasanzwe, kuko abantu bose bakitabiriye bari baje biyambitse kabisa, baje bambaye rero ibintu bigaragaza ko ari ibya kera nyine cyangwa se imyambaro ya kera. Ibirori rero byitabiriwe n'ibyamamare birimo na Shadibu waje wambaye mu buryo butangaje nawe abikigaragara rero nk'iserukiramuco. Uyu munsi rero icyo tukubwira mu bijyanye n'imikino ni uko abakinnyi b'ikipe ya Real Madrid ubu bamaze gusesekara i Paris mu Bufaransa, aho rero bagiye gucakirana cyangwa se baracakirana ndetse n'ikipe ya Liverpool ba Champions League. Rero bakaba bari barwa cyangwa se bahatanira iki gikombe gifata umwe kigasiba undi hariya mwakiriya gihugu. Iyi rero ni The Reps Media tukubwira ko Amavubi nayo ubu ngubu imyitozo yakaze kabisa, yakomeye cyane, yakomeye yonyine, bari kwitegura igikombe rero cy'Afurika kizaba muri 2023. Amavubi azakina na Mozambique rero ku itariki ya 2 Kamena Johannesburg ni muri South Africa. Bakazahura rero hariya hepfo nyine ku itariki ya 2 y'uku kwezi kwa Kamena. Izakira rero na Senegal hariya ku itariki 7 rero Kamena 2022 ubwo izayakirira i Huye rero Senegal ba Sadio Mane mu bitegure hano i Kigali. Iyi ni The Reps Media kuri PN Pimpa ya nkwibutse yuko udakwiye kuhava udakanze subscribe hano nyine tukubwira yuko buri kimwe cyose kiba cyateguwe kandi tukwishishikariza gukomeza gukurikira ibiganiro byacu tugenda tuguha amakuru atandukanye. Twakubwira rero ku byamamare bifunze cyangwa se biri mu nkiko, ubona ko twakubwira ko umusore cyangwa se umugabo ukunzwe cyane wafunzwe azira gusambanya umwana utujuje imyaka. Uwo nta wundi rero ni Ndimbati, wamenyekanye Ndimbati mu gukina filime, akaba yaratangarije itangazamakuru ejo bundi rero ko nubwo bimeze bityo, nubwo afunze ariko hari muri gereza akomeza gukora iby'impano ye, ndetse amaze kwiga byinshi cyane mu gahe gato rero afunzwe.
Foreign Rose, ubwo nyine uyu mugabo yari yagaragaye mu iserukiramuco ryo gukinira abantu filime by'impano zitandukanye, ubwo hatangwaga amasertifika cyangwa se impamyabumenyi ku bantu bagiye biga ibintu by'imyuga bitandukanye ari muri gereza ya Mageragere iherereye i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Aha ngaha rero twakubwira ko Prince Kid wakomeje gufungwa nyine akaba ategereje ikintu iperereza rikiri gukorwa rizakorwa rero ubwo kugira ngo azaburane urubanza mu mizi. Biriya byose twakubwira ko byari byo kuburana iby'iminsi 30. Akanunu rero ku bya Miss Rwanda nyine nuko bikomeje, twakubwiye ko nyine ubu ngubu Elsa we akaba amaze kujigiza hanze kabisa, ubuzima bwo hanze akaba amaze kubumenyera, niko bimeze kuri Miss Rwanda. Reka dukomeze rero inkuru zacu tuzisoreza aha ngaha tukubwira yuko ukwiye gukanda subscribe, tubikwibutsa kabisa uzaba umugabo uteza abandi imbere. Njye na Riti rero murabeho kandi mwahoze kuza, ciao ciao, mwakoze kudukurikira, ciao ciao, thank you everybody.